muri iyi minsi hari abarwayi benshi, akazi ni kenshi noneho mana yanjye, akazi kariyongereye. Gusa ahangaha mfite izi raporo ziraba zonyine. Kane hano hari umurwayi ufite ibisubizo. Patrick, injira. Karame. Muraho Patrick. Yego muga. Ntabwo ndwara tumereye. Ntabwo ndabona rwose muri gute. Yageze no mu magufwa we. Rero ibimenyetso byawe tumaze kubona ko urwaye malaria. Malaria? Ibizamini byawe niko bikwereka. Ntabwo kubyuza. Rero none se Patrick, ikintu nshaka kubaza, ubundi urara mu nzitiramibu ikoranye umuti? No kuva inzitiramibu zaza ntabwo nari nazigama mu gihe inzitiramibu. Ngaho ubwo rero urumva ahantu inzitizi ziri kuva kugira ngo urware malaria. Kandi ikindi kandi jya wibuka gutema ibihuru gikikize inzu yawe, urugo rwawe nyine. Si ibihuru nawe imiti ibihuru nawe urakubiye ihene zanjye nkunda bitema mbijugunye ntabwo byavamo no kwibanye ntabwo abona none se ubwo ihene zirakuruta? Ihene se ko zapfa nkazirira inyama njye hari uwandira inyama. Upfuye rero wowe ufitiye akamaro igihugu. Ihene ni ihene. Rero ugisibana bya bidendezi bikikije urugo rwawe. Urabisiba ibidendezi rero najyaga mbyifashisha muri amatafari. Ngaho uyu mugabo noneho nakandari. Noneho reka nkwandikire imiti rwose ndabona umeze nabi. N'umutwe ndatemurwa ndakanja we hose nkwandikire rwose. Noneho sinya hano. Ntabwo nshobora gusinya. Ihangane sinye mu gihe kurebera umutwe we umutwe. Ihangane mama. Kwa muganga barasinya. Iyi sinya hano izina ryawe. Sinye we. Biranze bi. Nakundi. Noneho nakundi. Iyi miti. Nivyo. Iyi miti urayinywa nimugoroba saa 12. Wongere kubinywa mu gitondo bibiri we. Ahangaha kangwe n'iby'umutwe. Bibiri we. Bibiri. Nta kibazo murakoze. Urwara ubukira. Mutanga serivisi nziza nizere ko ndi bwakire. Urakira rwose ugira ikibazo. Rwose muganga kuva nahuye namwe ndi bwakire. Urakira rwose pe. Abarwayira. Abarwayi bakiyongera kandi umunaniro ni mwinshi rwose. Ihangane. Reka ngerageze. Kwakira n'abantu ukuntu bimeze we. Ihangane kandi ninjire. Uyu muntu wawe ko numva atorohewe. Narwaye mu nda hanyishe ndwaye inzoka. Ndimo ndituma byatore rwose. Munda byacitsaga. Ibintu byayobye we. Wagira ngo nitewe yatobotse rwose. None se munda hagufashe ryari? Hamfashe ejo rwose mperuka kurya voka n'igisheke mbirisha umuneke rwose. Ubu ni nabyo birya mperuka gusa nta kindi kintu mperuka. Kandi ubwo nari mvuye mu musarane rwose ndaza mpeta n'ibyo bintu ntanakarabye. Ubwo nurwaye agakanzura by'ubu ngubu njyana. Ngo nagakanzu se ngo niko bakita. Nabyibura ari bikote we. Noneho reka nkwereke. Kankwandikire. Uretse ndaje reka nze n'umuganga amfashe. Ihangane ariko nawe utituma ukahana. Ngo nibatinda ndahanduza we. Wabijyanye? Okay. Ihangane rwose urakira. Reka tukurebere. Ibintu uretse kanze. Ndaje turavugana mu kanya.
Niko we meze bite muraho neza muganga we amakuru yawe se wapi ntayo dore nashize uyu muntu rero amufashe muga ndahanyishe rwose ngaho se ceceka gabanya ndahanyishe gabanyije induru n'ububabare we ihangane urakira no wabare dore ubu ngubu mu ndara ndimo ndituma kure ngo yarwaye cyane agakanzu mfasha agakanzu dore muganga mbwiye ko ubu ndwaye amakanzu we ngo ni amakanzu dore naje nambaye n'ikanzu ya madamu kugira ngo rwose imyenda yanjye nayanduje nayishe nayangishe ihangane mama ihangane urakira none se wa mugabo ubundi mu buzima busanzwe ukora iki ndi umuyede muga uri umuyede ndi umuyede mwese kandi ndabona atari bwo bwa mbere nkubonye ntabwo twigeze duhurira hano nta mituweli watanze mituweli nagezeho ndayitanga Warayitanze? baransobanuye ndayitanga mituweli narayitanze mwese ko ndeba hano iyi ndwara warwaye irakomeye iyo utaza kuba waratanze mituweli mbana nkwandikiye ahafi wari buzagarukire CHK baba we ndwaye transferi niyo mpamvu rero ugomba kujya wita kuri mituweli mituweli we narayitanze rwose we iyo utanga mituweli ariko muzi gukora itsinda itsinda naryo numvisha barikora nayo ntararimenya ariko naryo nzarijyamo noneho ndabona indwara yawe hano hari imiti iri bugufashe ariko umugore wawe ugomba kujya ugira isuku akagufurira imyenda yego kandi ibintu byo kugenda urya ibyo ubonye ntabwo ari byo voka n'ibisheke imineke ntabwo ari ibirayi abana bazana ku mashansiye nibyo tugenda turya biriya bintu rwose bidafite intuza bidasuzumye ntabwo biba ari byiza niyo mpamvu rero madamu wamuzanye yaza ahubwo nawe ukamusobanurira ukuntu azajya agirira isuku ibiribwa azajya ngwino witaba umugabo wawe niko siko ndeba uri umusirimu umugabo wawe nkambona ntazi ukuntu bimeze uyu mugabo wawe ndagira ngo ujye umumenya agire isuku ajye yoga kandi ajye yirinda kurya ibyo abonye kandi nawe ujye umuhera ku masahani wogeje bana guhita ugenda ufata isahani uhita umuhera dore urabona niyo byamuteye kuba yarwaye izi nzoka rero yarwaye ziranakomeye harimo amibe turukumunasi ndabona ari indwara nyinshi rwose ni nyinshi we niyo mpamvu rero ni nyinshi cyane we ujye ukora isuku ihagije gutegura ibiribwa wakarabye amazi meza y'isabune rwose kandi nawe ujye umubuza kurya ibyo abonye yatubwiye ko yariye voka n'ibijumba yahinze ariko se mugabo umuntu w'umugabo bamubuza kurya ibyo arya n'umwana yego numvise ko nzajya nkora dore wa mugabo hano harimo ibinini ugomba kunywa kimwe mu gitondo arabirya ngo byose saa sita na nimugoroba kandi kurya ibyo ubonye ni ikosa yewe mwabimenya nkabinywera rimwe se kunywera rimwe byakwica ntabwo byemewe niyo mpamvu rero ugomba kunywa kimwe mu gitondo saa sita na nimugoroba ubwo rero mwamuhaye akanywaho se none ntagende byibura nta mazi dufite nagenda aze kunywa amazi nugera mu rugo uri kunywa kimwe wakinywesha akayoga se mugo ujye ubinywesha amata ugende bagushakire inshyushyu ahubwo se wanywaga inzoga nayo iri mu bituma warwara ako gakanzu byaramfashe we sawa ngaho ugenda ndumva ikibazo cyawe kirarangiye murakoze we uzafata umugabo wawe umujyane abagabo rwose w'iki gihe nzedo yari yanananiye rwose sawa